igikomere cya gatatu Kristo yomoro bahuye n'igikomere cy'ibyaha. Ibyaha birababaza, ibyaha birakomeretsa. Hari umuntu ukora ibyaha akagera akitiranwa nabyo bikakuba. Iyo umuntu w'inzoga bamwita iki? Bamutasubiza bamwita iki? Umunyamujinya bamwita iki? Ukora bamwita iki? Mujura. Kokosi. Hariho n'ibishango bafashe Imana gucyura ngo kwigu babivuga ngo iki? Gucyura bayo. Ngo bafashe Imana gusarura umusaka babita baruzi. Usambana bamwita iki? Kandi umuntu w'inzoga bamwitirira insanywa. Nizaje zitwa yewe Mungu. Ariko Yesu ari hano kugira ngo akubature. Munyabyaha uri hano we, Yesu aragukunda. Ngeze mbasanga Nyabugogo nkabagurira ibigori, bari abana bakoresha ibiyobyabwenge, nkagenda nkabagurira ibigori. Mwemera nkakivumbura, nanjye nakinaga mu kirere nkagisama kugira bakabati mwana. Nubwo pasiteri nawe ntabwo yadutara cyadukunda mwana. Kugira ngo ndebe ko umwe yakizwa akava mu byaha. Wabuze uguha urukundo, warakomeretse, ugenda uvuye mu biroho gusa, wabuze uguha urukundo. Ariko Yesu ari hano arakubwira ngo nawe arakwikundira, rata wizire uryame mu gituza. Ni baba ziri kurwana njye ndazikiza, ariko ntabwo wazikiza. Kandi nkugire inama ntuzajye no kuzikiza, ko zirarwana zikikiza. Kandi igihe waziyoberaho zigahita zikurangiza, baba bafite inzembe mu mufuka. Kandi ahantu urwembe rucugira ngo ni poseze. Ariko ushobora guparika imodoka hariya batananze, ubundi bahita bohereza n'ibuye paraburizi ikahita imeneka. Ariko mbamo ngahita mbarapira mani ni ku migaza. Kabango ariko bosi nawe arindarandaga ngo mba nabarangije. Bose bahita banyegera. Ditugeze se mani wamenya bavuze ngo iki? Shaka uburyo mbaho urwo rukundo. Bakeneye, ndashaka gusengera abantu bakeneye urukundo rw'umwana. Ntabwo yakubatura ataguhaye urukundo. Siko bimeze abashumba, ndashaka kuguha urukundo. Wigwa mu byaha, abantu baguciriye akari urutega, abantu baravuga ngo warahise. Ariko Yesu uratambuka mu bandi bamama bakakuryanira inzara. Murata haleluya. Mwako kuko mutabishirije koko. Hariya ni hari rongera. Twasanga tutera haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kristo ari hano kugira ngo agire gute akuba. Nasana Bibiliya gitabo cya kabiri cya Samweli cya 9 masanga inkuru z'uwitwa Mefibosheti. Muramwibutse? Dawidi ageze ku ngoma, arabaza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza. Haza abantu bazi kujomba mu bikomere rero. Uvuga ngo reka nze mugusobanurira arahari. Aravuga ngo arahari witwa Mefibosheti ngo kwa Maki mwene Miyeri utuye Irodebari uwamugaye ibirenge. Ibyo byose umwami yari abibajije ko sa nkungirira gutya.
ibyo byose umwami yarabibaje. Igisubizo cyari kimwe, ko hari witwa Mefiboshethi akabateka nza mukubwira. Arahari witwa Rudomoro wo kwa Nyirambegeti utuye Nyarusange munsi ya kwa Karori. Era abantu bazi gusobanura bahinga munsi y'urugo kwa Filiponiya. Urese umugaye ngurwaye n'amavunja kari abantu bazi gusobanura, ariko uyu mwami yaje. Haleluya, nikiriza haleluya. Kristo yaje ntareba amateka, ntareba amateka ngo uwe ngumwe w'umusinzi, ngo uwe ngumwe w'inzoga ye, ngo uwe ngumwe wikorera ugasabikorera ntibumve. Ibyo ntabwo abireba. Niyo waba uri indaya ruharwa, Kristo agushyira kuri soprano kajya urya danse. Tafashijwe wowe umuntu wari ingobogo. Iyo namaraga gucoma nahitaga mpindura ingendo. Ko niwacoma ngo ugende nka Babiloni uhita ufata bawusi yawe. None uwacomaga yahuye na Yesu. Ntagareba amateka, ntagareba amateka. Wari warishwe n'urumogi, ubu nanjye ndi pasa. Ubu wansuzugura, reba karuvati namba. Uziko mbabatiza we, ndababatiza. Ntagareba inyotsi na cumi, nta nugareba urwo nanyweye. Babyita chlorine. Chlorine muzi ibyo ari byose. Tureba bazi imvugo yitwa chlorine, bazi icyo bivuga gusa, bazamure turebe. Ntabwo babura mu bariya n'abagiye bagenzi banjye mwana. Ubabakuramo imbuto we. Abyita gucoma, gusepuza amani. None uwacomaga nawe ari kubatiza abacoma. Dukomere Yesu amashyi. Uwo mwami nakubatura, uzaba ubatuwe by'ukuri. Ntareba amateka, ntagareba amateka uyu mwami. Kandi icyo mukundira, yaje guca amateka, yaje komara ibikomere by'amateka, ntawagisha inama ngo mbigenze gute. Mwami yategetse, barasobanura ngo kamugaye gatuye Iradabari ngo kande, ngo babuhe. Wa Mungu wa Gasongo Tonesi uhe, wa Mayiwabo Nyabugogo ye uhe, niko ugandika kwa Buraza uhe, kundagara puwaruru waningiri kwivuga. Cyo ntabwo bimukanga. Bura na Yesu aramfata saa 8 z'amanywa, naraye mu kabari kabaga Nyabugogo bitaga Karivados. Ariho naraye mukata we kupita mitsi kwenye sekuresa kanyitegereza ko batisekure niyo yanyu ejo nzagucaki none yaracaki. Arafata atarebye amateka y'ibyo bavuga, y'ibyo bamvugaho. Arafata maze kumfata mpagakiza, maze kumagakiza abona nibihagize, anyigiza imbere mu bana b'urugo, abona nibihagize, abona komeza ngomba nibikomere, wigize imbere gato, anyigiza imbere nanjye nicana n'abashumba wa. Ariko aho mbanza
kona n'abasezeranya bikemera nzabivugesha suko nkangize nkabibabwira muvuge ngo fatiraho nakabubwira Mefiboshethi yari yarakomeretse mwebwe mugira ngo yavutse arakamuka yavutse ari umwana muzima kandi umwuzukuru w'umwami ku mwana w'imfura Yonatani yavunitse bamuhunganye mu ntambara umushakaza amuhetse yikubita hasi ahita avunika aho niho yakomerekeye igikomere cye kuko amategeko n'amateka yo mu isezerano rya kera umuntu wabaga afite ubumuga ntabwo yageraga mu murwa mukuru akimara kuvunika rero aravuga ngo ubu birarangiye sinzagaruka i Yerusalemu ntabwo yinjiraga mu materaniro y'abera umuntu ufite ubumuga abantu ubwo mugaye sinzongera kubona abaririmbyi baririmba ubu harimo abantu baguye mu byaha barangije bararwikatira ariko haracyari ibyiringiro warasambanye wari umukozi warasambanye wari umuririmbyi warasambanye warasambanye umenya ko Kristo agira neza wanyweye inzoga uragura rwagwana humura Kristo ari hano ngo yongera kubature ube mushya kandi urabubatuwe biracyashoboka niyo mpamvu utapfuye ngo urimbuke Kristo yakomeje kukurinda kugira ngo uyu munsi yongera kugarure mu iteraniro ry'abana b'Imana yongera kumva ibihe biva heraho mu ijuru amen nikiriza amen wongere guhura n'ibyo bihe Kristo arashaka kukubatura ngo wongere winjizwe mu rugo rw'abana b'Imana kandi nawe utaramumenya uri hano Kristo agufiteho umugambi mwiza niyo mpamvu wakoze bya byaha ntiwapfa nubwo wakuye mu bumuga abantu batazi ariko Kristo ari hano nubwo bumuga bukomore kandi uzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru muhumurabera tuzataha yo muhumurabera tuzataha ariko uzi kuvuka nabi ugakambakamba mu itaka abandi ari ku makaro n'isima abandi bakarya umukati ukarya ikijumba wahengetse mu nguni abandi bakiga badasengeye menevare weho ukiga ku mibare bakiga bakarangiza ntiwige kandi ufite ubwenge ugashaka nabo ukabyara n'abakomando b'abakoboyi ugacuruza uhomba wanapfa ukazapfa utazazuka ngo ubane n'Imana murumva atari igihombo uvuge ngo ni igihombo ariko muhumure haracyari ibyiringiro uwemera guhura n'uyu mwami muri iri teraniro haracyari Dawidi umwami yabwiye amagambo atatu nakuze Mefiboshethi ariko igiteye agahinda yayabwiye uwakomerekejwe n'amateka amagambo yabwiye Mefiboshethi yaramubwiye ngo ijambo rya mbere uhereye kuri uyu munsi uzajya urira kuri aya meza y'ibwami ijambo rya kabiri aramubwira ngo yewe Mefiboshethi we ibyari ibya sokuru Sawuli byose ndabiguhaye ijambo rya gatatu aramubwira ngo kandi abagaragu bose bari abasokuru ndabaguhaye ariko ari kubibwira uwakomerekejwe n'iki uwakomerekejwe n'amateka hari igihe umuha ishati ngo nyijyane sinayimuhaye ngo ayigufashe wamuha igihumbi ngo nyijyane wamuha ibiryo ngo mbirye uko umuntu wakomerekejwe n'amateka niyo yicara yihengetse kandi abandi bataraza kuri iriya ntebe y'urubaho yatashye ubukwe ati n'ubushize barampagurukije byose kimwe akicara amateka nyuma muvuge ngo nyuma uzi ukuntu Mefiboshethi yashubije umwami yaravuze ngo njye ndinde umugaragu wawe w'imbwa y'intumbi atari n'imbwa nzima hari igihe ugeramo ukabona ibyiza atari we bibereye kubera amateka
bandi baba bari guca mu kayira kariya k'amapave, wowe ugaca hakurya. Hariho abantu banarema n'inzira zabo kugira ngo atagira uwo bahura akamusuhuza, akarema inzira. Amateka ni mabi, arakomeretsa. Ariko muhumure yemwe bantu bakomerekejwe n'amateka, mu byo Kristo aje kubatura, aje no kubatura babaswe n'amateka. Kristo ari hano ngo akubature. Amateka kwita izina rikakubatiza, rikaguhama. Mateka ni mabara gatsindwa, ariko Kristo ari ku ngoma, muhumure. Haleluya, amen. Amateka arakwita akakubatiza, ariko Imana ishimwe ko Kristo aterura umuntu mu mateka akamwinjiza mu mateka y'ibyiringiro. Ariko haleluya, aguterura mu mateka mabi akagutereka mu mateka meza. Imana ishimwe. Nabonye munafashwe, reka ngume hano. Ariko haleluya, ako mwabonye abakecuru n'abasaza hano siko barya danse barakeza. Haleluya, muze kubamya indirimbo n'ukuntu barya danse. Ako yamahagurutsa hano, mukecuru igira hino, neba kuntu yambaye we, gira hino hano kabisa. Bana kuntu umukecuru yambaye, murabona ataberewe mwembi. Hakuze umubyeyi ungana nawe utaramenya Imana, agenda ahekenya. Ariko umukecuru wamaze Imana, amen, aguterura mu mateka mabi akakwicaza mu mateka meza. Ndanezerewe. Twarya amateka gutsindagira ahantu nawe ukitsimbaho, ukagenda ugatsimbwa n'amateka, ariko ndagusengeye Kristo uyu munsi agutsimbura aho witsimbye. Kristo agutsimbura aho witsimbye. Teka ni mabi. Igikomere cya gatatu Kristo yomoro bahuye n'igikomere cy'ibyaha. Ibyaha birababaza, ibyaha birakomeretsa. Hari umuntu ukora ibyaha akagera akitiranwa nabyo bikakuba. Iyo umuntu w'inzoga bamwita iki? Bamutasubiza bamwita iki? Umunyamujinya bamwita iki? Ukora bamwita iki? Mujura. Mukokozi. Hariho n'ibishango bafashe Imana gucyura ngo babivuga ngo iki? Gucyura bayo. Ngo bafashe Imana gusarura umusaka, babita abaruzi. Usambana bamwita iki? Kandi umuntu w'inzoga bamwitirira insanywa. Genda izaje zitwa yewe muntu. Rero bari n'izanywa ngo turugo. Murabizi Abakristu akeneye guhura nabo, muhumure. Yesu ari ku ngoma kandi yicaye hano. Yesu yaraduhuye, nanjye ndamushimye. Ariko haleluya, kandi si ukukubatura gusa gukura muri ibyo, ahubwo ahindura n'amateka. Kristo yarambatuye ahindurira amateka. Ubu nanjye ndi umugabo. Ariko amena, kandi si ukuba umugabo gusa, naranabyaye. Si no kubyara gusa, afite n'abo ndera. Iyo mikeka mube muyibutse. Murikira
n'ijuru gusa ukiri no muri ubu buzima hari imigisha guha ariko iyo tubaswe iyo migisha ibifunze ariko haleluya maze gukizwa ubu yangumvise umuceri nanjye ndarya nk'abandi kandi si ukurya umuceri gusa nahise ndeba n'izindi mbobo twabana ku mihanda bati mwana rinye zabonetse mana kandi ubwo iyo nagiye kubareba mba mvuga nkabo utazasanga gogosi ngo dore wa mupasiteri wadusuye iyo ndi gogosi baniyambariye agapira na kamambiri buri hariya zirimo mu modoka ese mwamenye ko afite imodoka ubwo yaragira ngo Yesu ni ijuru gusa Yesu ntabwo ari ijuru atanga ryonyine umurinde yavuga ngo imigisha yose muri Kristo twagize gute ngenda nicaye mpindura Victor ngiye Nyarusange kuvuga ubutumwa dukomeze amashyi ariko haleluya kandi si n'icyo gusa muhumure n'ijuru rirahari ariko tukiri mu isi hari imigisha tumaze kubaturwa duha ko si ukubatura abantu gusa nabonye ko banafotoye kera se ninde wafotora wongere fotore mama kera nawe wafotoraga najyaga ninjira mu iteraniro umukristo akahita acikira ishakoshi avuga ati umbanza rero watwaye telefone ubushize kandi ni umukristo we muvuge ngo wari warakubise nasohoka umudiyakoni sanze hariya Kampore mwese nashimwe muroko none ari kumva ko ngo kutari uherutse muroko ari kumva ko nta kintu cy'abandi njyanye none unkura mu modoka si unyitaza fata umuntu umwe mu kiganza mubwira kandi kantu kamumumbwirira we mumbwira ngo nkwateyeho imigisha yose yo muri Yesu naho ruguru bimubwire imigisha yose yo muri Yesu Kristo twarayigenewe uwemera kamubatu wemera kagira gute warubize kazaza ubu mfite abaji 10 twibaniraga ku muhanda tubana mu rugo 2 bagiye muri segonderi n'undi umwe uzakoresha nako bakirimo hari 2 bagiye no muri university kugira abana 6 bari kumwe bose Imana niguharinye nawe uzarebe uwuha pasi nawe reka nguhe pasi batubishe uwo mwasangira gurwarwa n'ikigage numara gukizwa uzamuha agapase kafatwe atinywa kuri sitombe kuniryoha twasangiraga kanyanga muracyumva kuko nimukabatererane Imana irabakunda bakeneye urukundo ejo nzababwira ibintu bituma abana bajya ku muhanda Imana iha umugisha abarezi b'abana bo muri kompasi batewe umugisha nawe Imana iguha umugisha ibiyobyabwenge ni bibi biragatsindwa ikiyobyabwenge ubusobanuro bwacyo mu minamagambo ni ibintu byose byinjira mu mubiri bigahindura imitekerereze y'umuntu abantu babikoresha kubera ibikomere baba barahuye nabyo bakumva ko amahoro ari urumogi cyangwa se inzoga n'abantu bishwe n'agahinda bumva ko agahinda kamarwa na Knowless iri kurasekura Knowless mu gitondo ukomeze ube Knowless kandi urusange biracanye Knowless murayizi ntabwo muyizi
ariko Yesu ari hano kugira ngo akubature. Umunyabyaha uri hano we, Yesu aragukunda. Njya mbasanga Nyabugogo nkabagurira ibigori, bari abana bakoresha ibiyobyabwenge, nkagenda nkabagurira ibigori, mwemera nkakivumbura, nanjye nakinaga mu kirere nkagisama kugira bakabati mwana nubwo pasiteri nawe ntabwo yadutara cyadukunda mani, kugira ngo ndebe ko umwe yakizwa akava mu byaha. Wabuze uguha urukundo, warakomeretse, ugenda uvuye mu biroho gusa, wabuze uguha urukundo. Ariko Yesu ari hano arakubwira ngo nawe arakwikundira, rata wizire uryame mu gituza. Ni baba ziri kurwana njye ndazikiza, ariko ntabwo wazikiza, kandi nkugira inama ntuzajye no kuzikiza, ko zirarwana zikikiza. Kandi igihe waziyoberaho zigahita zikurangiza, baba bafite inzembe mu mufuka, kandi ahantu urwembe rucugira ngo ni poseze. Ariko ushobora guparika imodoka hariya batananze, ubundi bahita bohereza n'ibuye paraburize ikahita imeneka. Ariko mvamo ngahita mbarapira mani ni ku migaza, kabango ariko bosi nawe arindarandaga ngo mba nabarangije, bose bahita banyegera. Ditugeze se mani wamenya bavuze ngo iki, shaka uburyo mbaho urwo rukundo. Bakeneye, ndashaka gusengera abantu bakeneye urukundo rw'umwami. Ntabwo yakubatura ataguhaye urukundo. Siko bimeze abashumba, ndashaka kuguha urukundo, wigwa mu byaha. Abantu baguciriye akari urutega, abantu baravuga ngo warahise, ariko Yesu uratambuka mu bandi bamama bakakuryanira inzara, urahagera baganira ntibongere kuvuga. Nawe urabizi neza ko muri sosiyete wamaze kuba ikibazo, mu bantu wabaye ikibazo, murikira neza, mu bantu wabaye ikibazo, murikira, mu bantu wabaye ikibazo. Ariko kuri Yesu ntabwo uri ikibazo, mubo Yesu yabambiwe ku musaraba nawe urimo. Mubo Yesu yabambiwe ku musaraba nawe urimo. Kristo ari hano. Twasomye ijambo rivuga ngo bamaze guhura nawe baravugana bati yo ziko yari we koko. Yesu ari hano, wivunika, arashaka kukubatura, kandi urabo batuwe by'ukuri. Yesu nahuye nawe akambatura, nawe ari hano ngakubature. Yesu nawe akankura ku rumogi, nawe ari hano ngakuruhura gukure ku biyobyabwenge. Yesu wanyomaye igikomere cy'agahinda, Yesu ari hano ngakomora icyo gikomere cy'agahinda. Yesu wanyomaye igikomere cy'amateka, ari hano ngakomora igikomere cy'amateka, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Jambo nirajya, dukeneye guhura na Yesu kugira ngo atubature, kandi tubaturwe uko bwije n'uko bukeye. Nta muntu udakeneye Yesu muri iri teraniro. Wahuye nawe ukeneye kongera guhura nawe. Nanjye mperutse guhura nawe, mperutse guhura nawe, ntabyo mvuze. Mperutse guhura ko bari barambenze we nkabona unyemera. Gusa urumva ubwo buhamya nabuvuga none tukazata. Uzi ko sigaye mfite inzu we, gusa ubwo nayivuga tukazata. So mfite inzu ifite imiryango nk'imwe kuri banki igenda ku mapine. Gusa nahera heza. Izi nkweto nambawe nazigure n'umugabo ukora amatewuzi. Iri koti ryavuye muri Belgique. Uyu mukandara ni mushiki wanjye wa mu Bubiligi. Iyi shati ni inyarugenge. Iyo ngenda ndi ubuhamya. Iyo ni imigisha yo guhura nande. Nawe Yesu arano ngakubatura. Iyi mpeta nambaye, shimye Imana ko nabonye unyemera. Kuko
kuwambenze ambajije amagambo atatu gasubiza birananira. Yarambaje ngo ariko tujye kuba twamenya nawe ari bwigurira ipantaro. Iyo shera atangiye kukubaza ibibazo udafite igisubizo uvuga uhumba. Erega niweho mbaza. Ne nambaye ipantaro nawe n'umugabo upima ibiro 94 ngefite 42. Nta mukandara ari uguhambiriza no prostate sekire n'inguga shyiramo utugozi yari kinini itizama amaringa nta yarari n'igenda kigenda kizunguza ukagira ngo ni jipe cyote twarashize ni Yesu watuba. Ndatombaje nakoza gisida iyo maze umwanya mbwiriza akaguru karanja nimugire ngo na mafiyeri nimubona tombagiye nagenderaga no kumbago ariko mu Yesu yarambatuye amano kumigisha wivunika wiremererwa wikwikorera umutwaro kagari wagiye kumusaraba ushaka gutwaza umutwaro. Mana ishimwe ko nabonye unyemera. Kandi twarinze tubana nta kintu muguriye. Tena nubwo naterese nkateretse wifi. Ubwo se uterese akakwaka nimero uri kuri WhatsApp wabigenze. Uvuga iki kujya ariko ngo ndakuze si bya sheri na shushu. Uremera ko tubana. Nuko nje namubwiye. Ahita nyemerera. Duca tujya kwa pasteur namubaje izina kwa mbere kwa kabiri tujya kwa pasteur kwa kane kwa gatanu anjani wabo mwambitse impeta mubaje kuva mubajije izina na mwambitse impeta dukoze ubukwe byatwaye amezi 2 n'iminsi 24. Nazo nakwirwa shira mu kwa 10 hari akazi nagiraga ngazaba gwire cyangwa ariyo noroye zaba ufatiraho nawe utarakizwa fatiraho ibya Yesu umuntu afatira. Cyakoza nigeze ndihagararaho mu hagahumbi uvuga ngo nta kutagize ariko nakoze muhaye nibuka ko ariko nari kuryohe kukamwambura birananira ngaza nivugisha ngo sheri maze unywa amata kugira ngo arajya kuyanywa wenda tugasangira arakajyana mwana amuzaho mama arakajyana uvuge ngo warakubise ariko Kristo arakubatura agaca amateka. Tujya mu murenge imodoka yari yadutwaye mu murenge ari umuntu twasenganye mushumba twasenganye w'inshuti yanjye tuba tuwe nugira ikibazo imodoka izatujyana mu murenge niyanjye urabizi ko n'ubuye mfite akamodoka aratujyana twicaye muri sale y'umurenge bari kutwigisha itabana umugenzi w'icyango ahita zaranyongorera ngo mukozi ma wihangana Imana irakizira mbonye akarinye k'icyango yatse imodoka ari ndeba mu idirisha mbona aragiye we uziko yagiye aduta ku murenge ataye na ako ubwo usezerano harira asezeranye na hari singe kwari bari kudufotora hanze nkajya mbwira sheri wanjye ati sheri uziko ya modoka ari igende yabonye abagenzi akayita nyongora hari cyagiye batangaga udutabo ku murenge kwirangamimerere akayita nyongora ngo sheri dupfa kuba twasinye. Kristo si ukubatura aruhura abantu gusa yubaka n'umuryango. Igihe cyawe Satani yasenye iyo amaze kukubatura nataracyubaka mu izina rya Yesu. Tumaze kwifotoza itambwira sheri wanjye ngo twitaye twita twigendera n'abandi yerekeje bakajya babona turimo turabaye niba baragize ngo tujye kwifotoza hari babona turikomereje twari twasinye se hari iki tukaba turigendera
ari wari wankurikiye wa Nyabugogo ufite hirigisi yabonye tugiye gusezerana bati ni bande bati ni wa muyobozi w'icyumba cy'amasengesho Kiruhura ugiye gusezerana ahita yata hirigisi aradukurikira abonye tutashye n'amaguru arambaza ngo mukozi makutashye n'amaguru namwe ati atuzanye yabonye abagenzi yigenda ahita ambwira ngo nazanye imodoka nawe ni hirigisi araza araparika nicara imbere njyewe na sheri wanjye abamerekeje bose bipakira inyuma kubitamo diure kirekere wareba ukabona n'abantu bavuye gushyingura wareba imbere ukabona n'abageni byari merange ariko icyo nshimira Kristo aguterera amate Yesu arashaka kugomorera imigisha yawe yafunzwe n'umwanzi Satani munyemerere ejo nzakomeza ubuhamya n'ama episode ubu nta gace k'agace maze nakambese kaka episode kamwe mvuze nzababwira ko Imana ikorera umuntu ubukwe nta kintu reka ubw'ubukwe mburangize ejo nzavuga ubundi muvuga ngo fatiraho umuntu yarazaga akambwira ngo mukozi w'Imana wambabarira azakwambika batazantanga umugisha ahita amubwira ngo uzanyambike ndakaza akambwira ngo mukozi w'Imana wambabarira ukazagenda mu modoka yanjye batazantanga umugisha uzazinduke n'utinde uzasanga badekoye iz'abandi nta kintu nari mfite nari nejejwe mu mutima no mu mufuka no ku miryango ahantu hose nejejwe ahantu hose nari nejejwe ndisakira Imana ikoresha abantu barantwerera abantu barantwerereye iminsi 3 bantwerereye kuwa kabiri kuwa gatatu no kuwa kane isigaza umunsi wo kuwa gatanu wo kugura ibikoresho ngura intebe ngura igitanda ngura amatora ngura ibintu byose kubera ubwinshi bw'amafaranga n'amasafuriya n'amasahani n'utumamiyo ndabigura ntazi ko umudamu azabizana mu majyana ntabwo nari mbizi bose najyaga ntaho ubukwe iyo wakomeretse ntabwo utaha ubukwe niyo utashye ubukwe ugarukira mu gisharagati ntumenye ibyo batwikuruza kuva wataha ubukwe wari bwajyaho batwikururira barizo kwegere ngo ari bwaje gutwikurura we ari bwaje ubajya gutwikurura nuri nakubwirwa n'iki niba bizana kandi ubukwe nabukoze iminsi 2 dote yabaye kuwa gatanu mariage kuwa gatandatu umuntu nahaga invitation ariko kuno kwiyemera ubukwe bw'iminsi urabona atari ukutuvuna ahita amubwira ati ntabwo ari weho mvuna ndavuna Yesu wankomerekeje narinze sore invitation nagira yomba nyiganje kandi ndi umuvuga buti nyobora n'icyumba cy'amasengesho naramaze no kuba umudiyakoni ariko narakuye ari ugutasi numba by'amasengesho byose bararamo nari mbizi kwa mama Kristo bararamo basenga kwa mama Claude basenga kuwa gatatu kwa Filipo basenga kuwa kabiri cyumweru kigashira ari mu cyumba cy'amasengesho nari ugera mu cyumba cy'amasengesho Daimoni witatu butuku turamwirukanye wahehe ko yaje gahunda ari ukwiryamira kajya bumvira mukiseke kinalariza kwikipepo y'ibitotsi byahehe ko gahunda twarubona aho yibyamira twarakubiswe twarababaye ariko Yesu yomora ibikomere akomora n'ibikomere by'ibirarane ndagusengera iminsi turi hano data azakomora ibikomere by'ibirarane babyumisha Imana baha umugisha wongera ufatire umuntu umwe mu kiganza mubwire uko umubwira umuntu umwe ufata babiri ufata umwe gusa umubwire ngo Kristo akomora ibikomere by'ibirarane
Kristo akomora ibikomere by'iki? Wa munyonzi wa Kristo akomora ibikomere by'iki? Muhumure n'abanyonzi Yesu arabazi. Mama nabyumva neza kandi arabakunda. None Yesu z'abarobyi niwe wayoberwa abanyonzi. Niwe waragakoze. None mbonye uparika ikijipe hari bayita Nissan. Wabaye umunyonzi. Nanjye nari umunamba, urumva nari noroshye. Nanjye nozaga imodoka. Ni Yesu womora ibikomere by'ibirara. Mbifurije guhura na Yesu mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenga Imana. Umuntu wese wicaye nahaguruka ngo nkeneye kongera guhura nawe. Nimba udakeneye guhura nawe, ko bwije nuko bukeye isi iradukomeretsa, isi iratwangiza, ariko muhumure ibitubabaza. Kristo ari hano ngo abitwomore. Kristo ari hano ngo akomore tugikomere. Hari abantu ushaka gusengera, umuntu uri muri iri teraniro utarahura na Yesu, utarakizwa, kavuga ngo maze kumva ubuhamya bwa pasiteri, menye neza ko nanjye Yesu ankunda. Urahari kuzamura ikiganza ngo usengere, wowe utarakizwa, vuga ngo nkeneye ko n'uyu nawe Kristo Imana iguha umugisha. Ariko wita uwa mbere mbere y'uko nkomeza, ngwino wiruka nguhobere, ngwino wiruka nguhobere.